bakunze filime nyarwanda nyuma yuko Kigali Youth Talent bateguriye filime zagiye zikundwa nka Ibara ry'urukundo, Agahinda k'umwana, noneho ikuzane filime y'akataraboneka yitwa Intimba y'imfubyi. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Celine wabyariye iwabo afata umwanzuro kujya Kigali gushaka amaronko, none imyaka 10 irashize none aragarutse. Mami, hey, ese ndaya niko ziteye nuko gukusiga bimeze Marceli. Celine bamwimye umwana we. Mami, uramumatana gumum mitagukura mu mutima nkurije. Urama umwana wanje cyana gumum. Mbega umubyeyi utagira umutima. Birangiye haye papa Celine gatanya kugira ngo inyungu zose azikubire. Umubyeyi nka papa wanje, nka se wa Celine, nka sekuru buriya mwana urahunga. None se kubucamanza badutandukanije umwe akagiwe undi akagiwe. Iwe se sinjya majya shaka uwo mwana kamumisha. Celine afashe umwanzuro mubi wo kujya mu bapfumu kugira ngo abashe kubona umwana we, ariko ntazi yuko umupfumu afite gahunda yo gutamba umwana we. Akabonye wakabonye. Ego. Ese bwenge namenye yuko Celine ari mama we bizagenda bite? Ese mama Celine we niziye nyungu yabakurikiye kuri bwenge? Vugishijwe Uyu mupfumu we ibye bizagenda bite? Kurikirana filime igusha kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comments kwa opinions, ni comment ya mbere ukike ukore subscribe ubundi uryoherwe. Episode ya mbere yahageze, Intimba y'imfubyi. Nduvugisha uriya mugore wawe ngo ni mama Celine. Hano gatuye ntabwo. Mu mwana wanje kuko atari ibyo ngibyo. Dadi, Hano mu munyamategeko ngiye kuyagukama aya mategeko y'ubukamemo. Rugiye wari Nabumba nuko tuwowe utinya kukaza umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu uzabona no kuneka Rugema. Ngira niki cyakuzanye muri umuryango? Niki nakoresha kubagambanira Rugiye. Babagira n'ukuri muri hano hantu. Murabaje kugira gute? Nakoresha kubagambanira. Murabaje kugira gute? Nakoresha Murabaje kugira gute? Nabaje kugira gute? Nakoresha kubagambanira. Murabaje kugira gute? Nakoresha kubagambanira. Ndababariye koko. Ndakwereka ko umunyamategeko kurenze. Ndakwereka ko umunyamategeko kurenze. Ndakwereka ko murengeje amategeko. Cicanga gusa. Ukifata ukaza nk'uje kuneka. Nakoresha kukuneka. Ibyo wamvanyemo byose, amagambo wamvanyemo, amabanga wamvanyemo, urayanya. Ntabwo yari ukurayanya. Naso Basi wambabari. Kino cyagute. Ndakwica gute mana yanjye we? Ndakwica gute? Nipanga ngende nkata kuntu urwara gutwi mvana w'ikirara ku ruhande. Sa n'igisongo cyakumuriro ndikunyuze mu kanwa. Reka ntangire ngusuhuza wowe ukunda filime Inzira y'umusaraba nkubaza ati ese koko wowe urabona Rugema atari gukora amafuti ndetse yongera ibyaha byiwe? Rugema rero nta kindi kintu ari gukora usibye kuba yakubita Metere amuziza yuko ari umugore wa kamarade, kandi Metere ntago yigeze agambanira Rugema. Nimba ukeneye yuko Metere akwiye kuba yacika Rugema, ajya aho hasi byandike muri comment. Muribuka neza yuko Fabiola
n'uyu mukobwa Rusi ari inshuti cyane, kandi nimba ukeneye yuko Fabiola ari we wacicisha Rusi ku buryo nyine Fabiola amukunda kandi yarabigaragaje, jyaho hasi muri comment uvuga ati Fabiola noneho ni intwari, cyangwa uhereze udutima Fabiola. Reka nkubwire ati tubane muri iki kiganiro cya filimi Inzira y'Umusaraba, nkubwire akantu ku kandi, kubera yuko ngiye nigerera kuri teri ndakubwira ikintu kiraba gitangaje uno munsi muri filimi Inzira y'Umusaraba season ya 4 episode ya 86. Reka rero dutangire mbikubwira mbiva imuzi n'imuzingo, agahinda n'intimba dufite yuko Metere ari gukubitwa, yego nibyo birakwiriye ariko si cyane, ariko Rugema ari gukora amakosa, arahubagurika we na Nyirantambara ntibakwiye kuba babanza gutekereza mugani wa Fabiola. Njyewe ugiye kukugezaho kino kiganiro cyose nkaba ndi Kadahomba, sheri w'ababesto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, umwana w'umugore, imbaraga zubaka igihugu, ni njejwi abandi ni kakajwe. Reka rero dutangire tubivugaho. Mwabibonye filimi Inzira y'Umusaraba ejo episode ya 85 ukuntu yari yifashe impande n'impande, ukuntu byari bimeze rero mwarabibonye. Yatangiye bamufata bijijisha, baramufata batangira kuba bamukubita we na Nyirantambara, batangira kuba bakubita umugore wa kamarade Nyirantambara na Rugema. Fabiola akababwira ati murabura kuba twamenya ikiri mu banzi ariko mukamukubita Nyirantambara. Fabiola nawe musaza we aramufata, baravuga ati bamujyane mu cyumba. Fabiola hese avuga ati mana yanjye noneho baramwicira mu cyumba. Fabiola abura icyo akora. Fabiola ariko ni umunyamutima mwiza rwose nubwo aba ari mu migambi mibi. Mwibuke neza yabwiye Rugema n'umugore we, aravuga ati ese koko akano kanya ko muri gukomeza mumbwira ngo nkori ibi ngibi, njyewe ndi kungukira he ko mwebwe muri kujyana mu rugo rwanyu, njyewe ndi kujyana he? Rero Fabiola akomeza bibaza gutyo. Tuba turasimbutse twihuta cyane, tuba tugiye kwa Anita na Emile. Anita na Emile nabo yari byiza cyane, yari urukundo rwiza, bavugana ukuntu basezeranye, mwarabibonye byo ntitubitindaho. Bidatinze rero twahise twizira hano Isimbi, bari kumukozaho ikarita bamubwira ati sinkeneye kuba nagusanga hano, wowe Isimbi ukwiye kuba wagenda. Muribuka neza impamvu Isimbi agiye kuba yagenda, nuko umwana we Shitani atabonye uburyo yamushimuta, kubera yuko umugore we yabashije kuba yamukingira ikibaba, Shitani akabura ukuntu atwara umwana wa Isimbi. Rero nimba wemera neza yuko Imana iriho cyangwa irema buri kimwe cyose, izi impamvu kizabaho, andika amena aho ngaho muri comment. Reka rero tudatinze kwa Isimbi na Shitani uburyo byari bikomeye cyane kandi bikomeje kuba byagorana. Isimbi yibaza ati ese mana yanjye ndibubashe kuba najya he? Duhite twizira hano kwa Cyusa. Cyusa rero nawe akomeje kuba yabangamira Iribageza mu buryo budasanzwe, amubwira ibigambo, amusesereza. Iribageza nawe ntago yishimye kandi arababaye cyane. Mu gihe rero Iribageza akomeje kuba yabangamirwa na Cyusa, Cyusa amuzaniraho abandi bakobwa, Cyusa akora amakosa yose n'andi makosa yongeranya, ariko Iribageza nahumure koko Imana iramuzi. Nimba ukeneye yuko Iribageza yabasha kuba yakongera kubona mu gihe kamarade yari amaze kumubwira yuko yamubonera umuti cyangwa yamujyana kwa muganga Cyusa adahari, Iribageza bakamuvura, jya hasi muri comment wandike ngo Iribageza amena, cyangwa wandikeho Iribageza n'udutima hatunga he, basi biraba bibaye, kubera yuko iyo ni inkunga ibikomeye ubutanze. Wibuke gukanda subscribe ndetse kuri YouTube channel kuko ni umuryango mugari wanyu. Rero Iribageza wacu Cyusa aramubangamiye. Muribuka neza ukuntu Iribageza yagiye arwaza Cyusa, akamumenya, akamwitaho, akamumenyera buri kimwe cyose, ariko nyine ni kwa kundi bajya bavuga ati umutindi umuvura ijisho, cyangwa umuntu udafite uramugaburira, yamara guhaga nyine urumva akaguha mama wawe muri makeya.
sinzi nimba mbivuze neza, nimba amara guhaga akaguha mama wawe, nimba amara guhaga akaguha iki, ariko uko byasa kose nyine iyo umuntu umaze kumugaburira amaze guhaga ahita akora icyo bita kuguha mama wawe. Mu gihe rero Iribagiza yarwanye kuri Cyusa akamurwanaho intambara y'inkundura guhera mu gitondo kugeza nimugoroba amurwanaho, akamugaburira akamumenya, mu gihe Iribagiza ari mu bibazo Cyusa noneho ntari kubyiyumvisha, ari kumuzaniraho abandi bakobwa, ari kumunyweraho inzoga, ari kumukoreraho ibyamfura mbi bigoranye cyane ku buryo ari wowe utabasha kuba wabyiyumvisha. Ese koko we urabona Cyusa atarenze umurongo? Cyusa rero ashobora gutuma ba bakobwa bakomeza kwanga ba bahungu banjye, mukomeza mubanga. Noneho reka mbabwire, hari ukuntu muri ino minsi umukobwa yasigaye yishakira umukobwa ariko mwana, ariko ibi ni ibiki Nosiya? Ave Nosiya, yimbwira gutyo Nosiya. Ubundi ni ibiki byaje muri ino minsi? Mureke mbibarize, filime Inzira y'Umusaraba iracyakomeje tuyiganiraho, njye nigerera kuri teruve ku biganiro by'aba bana baba bakubeshya. Mureke tubanze tuganireho ni amasegonda make tugaruke kuri filime Inzira y'Umusaraba. Murabizi neza yuko ngiye kubabwira ibikurikiraho uno munsi, niyo mpamvu mba nakoze ikiganiro kitarambiranye kandi kitari na gitoya. Noneho muri ino minsi iyo urebye inkundo z'ino minsi, so ndi kubaza abashatse, ndi kubaza abatarashaka, impande zombi, ibitsina gore gabo. Duhere ku bashatse. Abashatse rero nimutubwire, kandi nimba ugeze hano wihanganye urakomeza urareba, ntago wagenda udatanze igitekerezo cyawe kubera yuko ari ibintu byiza. Urumva, abashatse muratubwira, ubu ngubu iyo urebye cyangwa ukabona nyine uruhande rumwe washatse, umugabo agutesha umutwe kuriya cyangwa n'umugore agatesha ese hagati ya byose, hagati y'umugabo n'umugore, uruhande runini uba ubona kuri wowe rukubangamiye aba ari uruhe? Kubera yuko nyine aba ari ibibazo. Mwihangane, telefone umuntu yaramamagaye biruvugiramo rero muri mikoro. Rero mutubwire, ese we mukobwa cyangwa muhungu utarashaka, ni iyihe mpamvu iri gutuma kano kanya mukomeza mwegeza ubukwe bwanyu inyuma? Murabizi neza ko muri gukomeza mwegeza ubukwe bwanyu inyuma kubera yuko nyine ari ibibazo neza. Ndabeshya rero sinzi impamvu muri gukomeza mwegeza ubukwe inyuma, uburyo mukomeza mubibona muvuga ati ariko mana. Reka rero nkubwire ngo nimba ukunda ino filimi rero Inzira y'Umusaraba, ube wakanze subscribe, like ndetse na comment, kuko uri uwa danje kano kanya. Ndabeshya? Ntago mbeshya yuko uri uwa danje. Mu gihe rero twigarukire hano, Rugema ari gukubita Metere amubwira ati mbwira ukuntu wangambane ngo harya uri umunyamategeko, ibyo byose wagize byose uri buze kubasha kuba wabinya, ndetse ku buryo ndi bugukubite ku buryo uri bube wabura umwuka. Ese koko wowe urabona Metere hano Rugema atari kumurenganya? Rugema rero amakosa ari gukora n'aya ngaya. Bavuga ngo umuntu yakirigeze inkuba irasika ihita nyina. Rugema nawe ashobora kuba ari kwikorera ishyano. Mu gihe Metere ari kumubwira ati Rugema wambabariye koko, ngiye ko ntari umugore wa kamarade, mukambabarira ko ndi umunyamategeko. Nta kindi kintu, nubwo hari abantu batangiye kubitangaho comment ngo yihakanye umugabo we, ariko nawe ari wowe wamwihakana mwana, wamwihakana. Nimukajye mutubeshya ngo mu bibi no mu byiza za guhora hafi inshuti man, biriya bintu muba mutubeshya ni imitoma gusa. Byo nawe ari wowe umugore wawe cyangwa umugabo wawe, hari ahantu ugera ukabona nta kuntu uri bubashe kuba wahava, ndetse n'umubyeyi ushobora kuvuga ati ntago yigeze ambyara bitewe. Urumva Rugema apfutse mu mutwe, Fabiola ukuboko kwaravunitse, Are ndetse nawe bamuvunnye ukuboko, kandi ni Emile na Kamarade Nyirantambara bari bamuvunnye ukuguru.
muribuka neza yuko ibi byose byakozwe na Emile na kamarade Metere rero kubera yuko yari abizi ariko atari ku ruhande rwabo atabagambanira atari kujya abagambanira ahubwo we yari ari mu kazi kiwe nk'uko bisanzwe. Murabyibuka neza yuko akwiye kuba yamwihakana kandi birakwiriye. Nawe ari wowe ntutere Metere amabuye uvuga ati yihakanye Emile nako yihakanye kamarade na Emile kubera ko kamarade niwe mugabo we. Kuba yamwihakanye rero nta kindi kintu yari kuba yakora kano kanya. Nawe ari wowe nta kindi kintu wakora utamwihakanye. Rero Rugema akomeza amukubita hahise akano gace karangira gutya. Nta kindi kintu Emile na kamarade bagiye baricara baravuga ati ese koko umugore wawe kadataha akaba maze iminsi 2 adataha yaba yaragiye he? Emile rero na kamarade nta kindi kintu bicaye barabitekereza baramuhamagara bomba telefone ntiriho, bityo baravuga ati ese ko yajyaga ajya kwa Rugema yaba yamuvumbuye. Batangira kuba babitekerezaho rero baravuga ati nta yindi gata usibye kuba twajya kureba ko kwa Rugema baba bamushimutse. Hano rero niho njya mbabwira ibyiza biba biri byo kumva ikiganiro kugeza kirama. Bahise bavuga ati ubu ngubu Rugema atangije intambara y'imbaraga yo mu muryango. Rugema atangije intambara y'isi ya kabiri hagati ya Emile na kamarade ndetse n'umuryango wo kwa Ntuzi. Ahangaha noneho filime bahita bakubwira yuko igiye yatangira. Filime rero igiye yatangira Rugema agiye kuba yahangana na kamarade na Emile noneho byimbitse cyane mu buryo butandukanye. Mu gihe rero iyo umugabo bakoze ku mugore we ahita aba nk'intare barekuye kandi ishonje. Ubwo rero akaba agiye kuba yavuga ati mana yanjye. Urumva rero biragoranye yuko iyi ntambara Rugema atangije cyangwa Emile na kamarade batangije izarangira gute mana? Nimba ukeneye yuko Metere yahita ava hano hantu byihuse ataranegekara kandi Fabiola akaba ari we wahamukura kugira ngo Fabiola azamugire umwere. Bajya bavuga ngo ushobora kuba uba ahantu ugafasha umuntu mwajya mu rukiko akakugira umwere. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya. Nyine birababaje mwana. Twebwe twigerera kuri teri tuba tubibona buri kantu ku kandi ndetse tunabizi neza kandi biranakwiriye. Rero nimba rero ubona bino bintu biri kuba kuri Metere, ndagira ngo wandike ijambo aho hasi ngo Metere humura. Andika humura basi Metere. Sinzi impamvu humura utabyandika. Kwandika hari ubwo bigoranye we cyangwa njye mbikwandikira. Humura rata. Nimba umeze neza ni byiza, nimba utameze neza wihangane, Imana irakuzi, ejo uzaba umeze neza. Kandi turagukunda cyane kuba udukurikirana, uri uw'agaciro kandi urahambaye Mana Nyagasani. Komeza urebe, ukomeze utureberere, utugenderere mu byo turimo byose, mu byo twitayeho byose, mu byo dukora byose. Njye n'abantu bari kunkurikirana cyangwa turi gukurikirana kino kiganiro tucyumvana, Mana turakwishingikirije, Mana tugusize ubuzima bwacu mu biganza byawe. Mana komeza nyine utuyobore mu nzira igororotse, uturinde gutana, aho dusengera hose Imana ikomeze ihagende iduhe imigisha. Nkaba nitwa Kadahomba wa mama sheri w'ababesto banyu cyangwa besto w'abasheri banyu, umwami w'abakobwa, umusore mwiza kurusha abandi, umwana w'umugore, imbaraga zubaka igihugu. Ningejwi abandi ni kakajwi, uwamenye ntanshidikanyaho, uwamenye ntangereranya. Ntandukanye n'ababana babaza bagafata ikiganiro bakacyumva barangiza bakagenda bakagishishura. Reka nkubwira ati ibyiza rero biri imbere kandi ukomeze umererwe neza, wiyiteho mu rukundo. Kadahomba ndagukunda, besto ndagukunda, sheri ndagukunda. Ariko we njya nibaza ngo ni iyihe mpamvu amafaranga y'icyuzi mwayabonye mukanga kuma ku mafaranga y'icyuzi mwarangiza akandi kantu? Urumva? Sinzi nimba muri kukumva.
mwarangiza mumaze gufata udufaranga twanyu tw'icyuzi mugakora iyo bwabaga ngo noneho ngo hahiye ngo hadashyase ngo habuze iki. Urumva rero ni ibintu bihambaye kandi bikomeye cyane, uruhande rumwe ndetse n'urundi mubwira ngo komeza ugubwe neza aho uherereye hose. Nimero yanjye ya WhatsApp 0729 iyo nimero rero iba no muri Airtel Money, wakoresha e-cash ukabanza ukankandira no kuri ka kanyenyeri kanyu, cyangwa mbahe MTN mwankandira n'akanyenyeri ni 0792 ni 0794206352 0794406352. Iyo nayo wankandiraho akanyenyeri naribi. Reka nkubwire ngo Imana ikomeze ikurebe icyoroshye kandi ikomeze ikundindire. Mba numva ntagenda kubera yuko muri ab'agaciro kandi muri abantu badanje kuri njyewe, sinzi uko nabivuga. Ntago mba nzi ukuntu nabikubwira ukuntu uri mwiza kandi uri n'uwadanje bihabanye n'uko twebwe tubitekereza. Reka nkubwire ngo nakubyukiye, ariko ntago ndi buze kuba nagenda ntakubwiye ngo urakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ngushishikariza kuzajya wumva ibiganiro binyura kuri YouTube channel ukabisharinga ndetse bikagera ahantu henshi no kuri za nshuti zawe ukabibagezaho, kuko ubu mpaye inkunga ikomeye. Singusabye ngo ufite n'akazi wakandangira aho kugira ngo unkandire akanyenyeri, binshimisha yuko byiza n'aka n'akazi, ariko tuba dukeneye utuzi twishi. Ndabeshya. Sawa rero, Imana ibarinde.